Uwamwezi wamenyekanye nka Nana muri filime ya City Media yahishuye ko ubwo yagezaga mu Bubiligi asanze umugabo we yabanje kugira agahinda gakabije yatewe no gusiga inshuti, abavandimwe n'umuryango we mu Rwanda. Nitwa Niyonshuti Cedric, kana subscribe, share na comment kuri Eagle Magic TV. Bahe ikaze. Ibi Nana yabigarutseho mu kiganiro yagiranye n'Igihe nyuma y'iminsi mike amaze mu Rwanda mu biruhuko. Nana wagiye mu Bubiligi mu mwaka wa 2021 asanze umugabo we, yavuze ko ibintu byinshi byamugoye ari ukwakira ko asize inshuti ze n'abavandimwe bari mu Rwanda, biri mu byatumye indwara y'agahinda gakabije. Buri kintu cyose kuva ngezeyo nagezeyo mu mbeho nyinshi, birangora kumva ko nta zuba wongera kubona, urarikumbura, ukumbura izuba ukumva ni nk'ikizi. Ni iki kintu gikumbura? Njye sinjya nkumbura. Ukumva ukavuga uti mara nzojya kubona izuba bibaho, ukabona byutse bwije, buraye bwije, ikibunda harakonje, nyine ukibaza igihe uzongera kubonera izuba. Icyo cyarantonze. Ibiryo bitari cyane ariko nabyo hari ibihinduka. Ku rundi ruhande, Nana ahamya ko bigenze uko abyifuza mu myaka 5 yaba yaratashye mu Rwanda bya burundu. Ni umukobwa uhamya ko atazigera areka gukina sinema nubwo agowe no kuyikora bitewe n'uko ubuzima bw'i Burayi butatuma abasha kugira iyo akora. Icyakora Nana avuga ko hari ibiganiro arimo na Zacu Entertainment ku buryo hari filime yazakina mu minsi iri imbere, nubwo nta makuru menshi yazitangaho. Ibyo rero bya Nana. Nitwa Niyonshuti Cedric, iyi ni Eagle Magic TV. Nkomeje gushimira mwese mudahwema kudukurikirana. Imana ijye ibaha umugisha. Tuzahura ubutaha.